niba uri umuntu utekereza neza ukaba uri umuntu kabisa uvuga ati ngende umuntu muzima, ntuzigere na rimwe usuzugura umuntu uwo ari we wese ukora forex trading. Iyo yaba byonyine ari kubyiga gusa ntuzamurenge umupinga. Uzi impamvu? Umuntu ukora forex trading bitewe n'isoko dukoramo ukuntu ringana, abakiriya barimo, abantu ba transactions ziba ziri kubamo ukuntu ziri hejuru cyane, ntuzigere na rimwe usuzugura umuntu ukora forex trading, kubera ko nta limit n'imwe iba ku ngano y'amafaranga yakorera muri forex trading. Abantu muzi gukoresha internet cyangwa muzi muri open minded mugere musacinge kuri Google ngo nta mafaranga angana iki asakoringa muri forex trading cyangwa forex markets ku munsi. Mubikore none namurebe mata mumenye uburyo iri soko riri seriye n'amafaranga menshi arimo, muri bugire n'ubwo mwe mukorera research kuri wandikemo ngo mura amafaranga niki asakoringa muri forex trading, how much money is circling in forex trading per day. You will be shocked.